ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge. Mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba harimo ya marble y'ibikoni na dushe n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za dushe, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center, cyangwa uduhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Na FDR kwitiranya FDR na Kongo Kinshasa, hanyuma FARDC. So giwe ndakubwiye ngo according to Ndayishimiye, yego, ubwo yari i Kinshasa, yego, yavuze ko bagomba gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. So usanga afite ukoze ukora ubutegetsi bw'u Rwanda ninde? Yavuze ko Ndayishimiye yavuze ko turi muri obligation, dutegetswe, dufite inshingano yo gufasha urubyiruko rw'Abanyarwanda, urwo ni rwa rundi nyine kuvuga FDR, kugira ngo bigobotore iyo ngoma y'agahotoro. Ingoma ngo ubwo ni ingoma y'ubwicanyi y'Abanyarwanda. Icyo yavugaga. Ubwo rero abo yavugaga urubyiruko rwari rumuri imbere n'uruhe n'aba FDR niba nintuza wakimubajije, nintuza uriya Jire Murumba umuvugizi wa Zarendo, akaba umwe mu bayobozi ba CMC wa tereninzwe na FDR. According to Colonel Bora yamukuye muri Goma ubwo yari akoraga muri external ya FDR. Colonel Bora mukura muri Goma yarambuye abantu, aragenda ajya gushinga CMC muri za Matanda. Izo ni inkuru zizwi, nawe ntibaza ko Jire Murumba ndabiza kurikira Bwiza TV. FDR barayikurikira Bwiza TV, barabizi ko ibyo tuvugana ukuri. Bari kunywa icyayi, ari kunywa icyayi atariko nk'ubu bazindutse mu biki, nk'ubu bazindutse bari mu biki, ati bibyana, ati wabinyegereza babuze ikindi kintu bakora. Oya ngo bajyaga bati ntuza Fandebora yarambwiye ati yo twicaraga twibazaga ati Bwiza ubundi kiragiye kundi cyaye, ati gikorera muri presidence, ati nk'aya makuru bayakwera ubu, ati kiraye cyane wakinyegereza nagihereza. Neki uko byagenda kose rero le 1er octobre mu minsi 6 turi imbere, no kuvuga ngo hazaba ari umunsi ushobora gutuma ingabo dushobora kubona ingabo zishoreranye zinjiye muri Kongo, cyangwa se wenda intasi za Kongo. Ibyo uvuga bibaze ko bakeneye kuza traininga, bakeneye kugira cause, kukumvisha umusirikare cause ugomba kujya muri operation. Yes, umusirikare agenda atabwa icyo agiye gukora. Ni mission abasirikare bagiye kujyamo iri special. Yego, icyambere hari ugutraininga intelligence, hari ugushaka abasirikare bagomba gukora izo ntuza, hari ukureba izo map. Bari tayari no, ariko bariga ntago map azayigira kuri field, hari ukureba izo map.
n'urugendo reka nkubwire ubundi nta muntu ngereka mbivuga buri munsi stili n'undacyahagaze kuri kubyo mvuga umuntu uzabasha gukura FDLR mu matware yayo ni M23 M23 yego ntabwo iri muri deal ntirimo ariko ni hahandi bazayigarukaho ushingira kuki uvuga ko M23 ninde wasenye ibirindiro bya Omega muri Tongo i Paris ninde wasenye ishuri rya i Paris ninde wasenye ibya Gatare ninde wasenye ibya Gasheberi ninde wasenye iyi bazariyeri yabo yo muri Nyiragongo ninde wananiwe kumara ibisigisigi byazo aho ayobora yabimaze wigeze ubona ko abimaze yananiwe kubimara Nyiragongo barimo bakora iki bararwana baratera abaturage heruka kuba niba muri Nyiragongo birabeshye ntago baheruka gutera abaturage tuvuge ko buriya Nyiragongo iri clean ntiri clean nkuko nagomba itari clean Goma se iri clean ubu wagenda ubangugiye muri Goma ngo ugiye kugira rega budara iyo misiyo yabaye intambara nibura bakeneye imyaka nk'ibiri mu gucleaninga uranabizi ready urabizi ko wabibaye mu urabizi ntago rero ari ukuvanga bivetura ngo izagenda nk'ibimanuka ngo umujyi ngo umunsi umwe ngo cleaning waretse ibimanuka bikaza bikajya gukora iyo misiyo hari ibimanuka nakubwije ukuri hari ibimanuka u Rwanda na Kongo nibaterana bazagenda bazafashe mveta bazayibashobora kuko ntabwo icyambere reka nkubwire FARDC zarasaba Wazalendo Wazalendo ni iki ni FARDC hanyuma zirasa hanyuma Wazalendo FDLR ikaba iki ni reserve force ya FARDC ya Kongo Kinshasa yego nose bazarasa ikibazo kanko baze hanyuma baza muri ubwo tuyibaze cyo twakibaje reka ngwaze ikindi kibazo none ushaka kumbwira ko bura nk'u Rwanda rukora ruzi neza ko nta izagera nigeze kukubwira ngo ukaba ruzi ko Kongo izazana amagi y'amahuri yego u Rwanda rujyana amafaranga y'ibicupuri donc kuva ku itariki ya mbere ubwo turiho nuko kuva ku itariki ya mbere hazaba operation zihuriweho zigamije gusenya FDLR aho ngaho urumva Kongo izaza yitwaje amagi y'amahuri undi nawe ajyana amafaranga yo kuyagura y'ibicupuri yo kuyagura yego deja urebye niyo bari kwiryo soko kuko reka ngo urugero rumwe ntago ndasoma iyi concept yabo ngo ndebe uburyo bazaca kuri Yakutumba uyu munsi ari muri Fizi bakubwira ko muri forces ziwe harimo abanyarwanda of course aba FDLR n'aba FLN hakabamo n'abarundi bimbonera kuri wazamuka ukajya kuri bafoka Mike hejuru muri Hoplat muri za Mwenga ruguru za Warungu baravanze kuko nibo bateninzwe na FDLR uzamutse zamwe ukagenda za Shabunda tujye Warikare aba uyu munsi wa none turebe Mai Nyatura turebe CMC twavuga bajire mumba izi za Pareko sibyo bari hano mu bice bya Masisi yegere Masisi na Warikare abateninzwe nande bashinzwe nande hanyuma iyo minisiyo ejo bundi hari mu general w'umuzarendo waje twahakiza wabaga muri Nyatura ubwo ntuza colonel Wiringoma yamamazaga ati minisiyo muyikura he ati FARDC irabizana tukagabanya igira ngo nigeze no kukubwira ko mu makuru nari nabonye ko ibikoresho biva Beni bikaza bikajya ahantu bita ku ba Pentecote bahita gutera muri Warikare bahita Nikibu sinibuka ahantu hariho bigwa kuri paruwasi imwe y'abarokore niho byagwaga biza muri za Masisi ni naho iyo abantu bakomerekaga cyangwa bapfuye baba Mayimayi n'aba FDLR babapakiraga bakabageza kuri icyo kibuga kiriyo kuri paruwasi muri Warikare ndakibagiwe ntago ndibuka ndaza kubaza Kedi wende ejo nzagaruka mbivugeho ashobora kuba kibuka cyangwa se ndaza kubirebaho nabyanditse bakabajyana Beni so minisi already sponsor mukuru ni FARDC so arahabana bi hanyuma umbwire ngo ugiye kwiga FDLR tuzi FDLR turari urugero rumwe yari muri bice bya Zabibwe za Nyange ejo bundi ahimve turayafashe ni naho Victor Ibyiringiro yarahabaye hanga mu minsi yashize ubusinzi wenda ni Miyanja aho hakiza yabaye Victor Ibyiringiro habaga umuyobozi wa FDLR perezida wa FDLR ubu ngubu sinzi ahantu ari ashaka ko ari muri bice byegereye Warikare na Masisi mu mashyamba yaho hanyuma tware ko Victor Ibyiringiro yegereye Warikare muri ayo mashyamba urasiga Nyansi Nyatura
urasiga pareko yo kwa Museveni se, hanyuma uragenda usige Guido se, uragenda usige abo bose nahugiye muri Sud Kivu. Ariko bariya ni bato cyane, bariya ni bato cyane, ukurikije uburemere bw'abantu bahuriye muri operation iri conjointe, ntabwo abo ari batoya. Ahubwo niyo operation ya mbere bahuriyemo. Banza usubize, niyo operation ya mbere bahuriyemo. Bagize umoja wetu, bagira Sokora na Sokora tu. Yego. Ariko ingini ishigikiwe na Washington. Kandi icyo gihe Washington ni iki se? Washington, le maître du monde se intambara zibaye imyaka 30 idahari, bivuga ni iki ko kabuda. Reka ngwereke ikibazo gikomeye Meki. Ikibazo gikomeye no kurwanya FDLR unyuze wenda nko mu majyepfo. Nta kuntu watambuka ku ngabo z'u Burundi. Kuko zigizwe none se twari urugero. Ubu ninde muntu watandukanye imbonera kure n'abazarendo na FDLR? Yego. Urabatandukanye ute? Donc n'amasezerano atazashyirwa mu bikorwa. Iyi ntambara abudaka mubwira intambara. Ni intambara isa nkaho iziro winza wa mugani wa Kedi, iragoye, irimo imibare myinshi, gusa uko byagenda kose intambara izarangira ikintu cyitwa imitwe yitwaje irwanisho muri Kongo. Nta numwe hasigaye. Nuvuga intambara niyo gukirininga imitwe yose twaje irwanisho yaba FDLR na Wazarendo. Uko byagenda kose FRDC nkuko nanga bivuga ntizi FRDC bazayisenya. Yero reka mbwira ukuntu nabitekereje. Wazarendo izakubitirwa mu gafuka kimwe na FDLR n'abandi bose. Reka mbwira ukuntu natekereje icyo kintu. Nabitekereje nk'umusivile. Mu mvugo mbi buriya abasivile tujya tugira imvugo mbi zivugika ariko zifite icyo zivuze. No kuvuga naratekereje ntabura ubwo bagiye kwinjira Kongo Kinshasa n'u Rwanda bafite operation ifatanyije objectif ari kurwanya FDLR, bazabwira abantu babiri kwitaza. Abo ni bande? Bazabwira M23 va mu nzira amaraso atakutabikira. Babwira Burundi batitaze ugere kure hashoboka, bitabyo ngibyo amaraso aragutabikira. Ubwo se ubundi buzagenda bute kandi ufite amasezerano na Kongo? Burundi ntabwo buri muri radio bufitanye amasezerano na Kongo. Kugeza uyu munsi Burundi burinze bakubwira ko barinze Uvira, bakubwira brigade 5 ziri mu misozi, hari ziri kugenda izigenda brigade imwe igenda kuri Penda Ruzizi, hari ziri muri Ho Plateau, Moyenne Plateau, iziriba za Kiriba. Ubwo se abari za Mwenga urambwira ko wakura Burundi ukagera. Birashoboka ko abantu bakura amavunja yose ari mu kirenge cy'umuntu. Nuko kuvuga FDLR udaciye kirekire kirenge gifata cya Kongo nk'ikirenge cyuzuye amavunja, ugomba kugenda ukuramo yewe mu rwego rwo kugabanya akajagari no kugabanya. Bikamubwire tutagize mu kajagari ka operation n'ibiki byose. So niyo operation zizaza ntacyo zishobora gukemura. None so reka nkubaze, izo wakoze zose byabujije FDLR gukora, byayibuje kubyara no kutraininga. Ejo bundi muri 2021 sigwembe turasenye ntuza zabo za Paris kadete yabo ahantu bizuru na Nyondo. Embe tuharwanya iminsi 7 kugira ngo ihafate. Hari n'ikindi rero gishoboka, hari n'ikindi gishoboka cyo kwinjiramo bagiye kwelimina les têtes idéologie. Ntago ideologie naho les hommes physiques ideologie ya FDLR kuri Victor Byiringiro cyangwa barayibibye yagiye mu baturage abayobozi n'ose abaturage bose babatsinda. Ubuse Wazarendo ku si ideologie rwanaho abarundi baje ku si yo ideologie de ideologie vuga ni ideologie genocide. Yego nta kintu no sari kindi bacuruza. Ndashaka kuvuga ko bishoboka ko ababa bavize ari abayobozi bakwiza iyo ideologie ko mudacumura yapfuye, abandi basirikari de troupe bakaba bahamagarirwa mudacumura ko yapfuye. FDLR ntiyakomeje kuzunza umutwe. Hanyuma Ruhinda umuyobozi wa CRAP ko yapfuye, FDLR ntiyakomeje kuzunza umutwe. Yego abuda nkuko Colonel bivuga ideologie nicyo kintu cyambere gikomeye. Kumbwira ngo uzica Victor Byiringiro ari gukora iki? Ari gukora operation ariko ideologie ushobora kuyirwanya. Victor Byiringiro gukora ideologie uzayirwanya mu gihe kingana iki? Kitari munsi y'imyaka 40 ariko ikibazo ntabwo ari igihe byamara, ikibazo no gutangira iyo step. So okay, ikibazo no gutangira iyo step. Yego abuda rega naguha ingero nyinshi. Ahantu Emve turafasha urugero muri za Rucuru mu bicimwe by'abuzima FDLR. Yego uyu munsi none abantu bararyama bagasinzira. Yego ndetse Emve iracurayinga kugira gute kwigisha abantu uko bagomba kubana. Yego fata urugero za Rubaya, tugende no mu bindi bice bike bagiye barimo. Yego
ngewe niyo mpamvu ubwira nti umuntu ushobora kugira iki si uko RDF rwose nyigira icyizere 100%, ahubwo 100% ku buryo itakora diru izi neza ko ariyo yonyine yabikora, kuko kanga urugero RDF yahuriye muri Central Africa not muri Mozambique na SADC, RDF karase byihebe bigahungira kwande kwa SADC. Ngo sinzi umuntu waje kugira inama iyi nkuru si bwa mbere nayikubwira buda ndi kenshi bagira inama abasirikare ngo bararebye avuga atari ko rero turarasi byihebe turi kumwe na RDF bigahungira muri South Africa n'andi muri eneo zabo, ati ntacyo turi gukora. Abandi baravuga ati ngo babibwiraga Perezida Nyusi ni ko kubwira SADC ko nta bije hari SADC ivayo ikamye ikimasa. RDF igira gute isiga muri operation zayo kandi igira gute umutekano uragaruka, irimo iratoza abasirikare ba Mozambique, so abaturage barenjoyinga umutekano wazanywe nande na RDF. So jiwe nahubwe ngo 100% RDF yigira icyizere kuko sibwo bwa mbere bikora, twajya za Sudani, twajya za Central Africa, aho yagiye hose iratsinda, sibyo? Yego. Ariko kuyibwira ngo uzayivanga na FARDC, ugiye guhiga FARDC, nuvuga ngo uwo muri gukorana ni ugiye guhiga hauka araka ari ingingo nshaka kugira ngo tugerageze dusozereze kuri icyo kibazo. Uribuka ko mbere yuko habaho icyo gukuraho les mesures de défense de protection, hazaboneka kubanza kuba désengagement. Iyo désengagement nyine icyo nabikubaje mbere nti u Rwanda rwigeze rukubwira ko rufite ingabo, ntabwo rurabitubwira twe nk'abanyarwanda in public, ntabwo wumvise neza ikibazo mubajije uko bimeze. Ubu ngubu ingabo ku itariki ya mbere zigiye kwinjira, c'est possiblement yawe ivuga ngo zigiye kwinjira no opération conjointe hagati ya Congo zigiye kwinjira. Yego, mu buhe buryo Congo zigiye gufatanya n'iza Congo kurwanya FDL aho bateganyije. Bagomba kuba barakubwiye, ariko niba wemeza ko zizinjira ubwo zitaho zizinjira, kuko iminsi 5 uvuga isigaye ni mikeya, zizinjira hehe? Ni ibintu bamaze iminsi biga, kuvuga ngo iminsi 90 tubona yari igiye kurangira, n'ubundi tubibaza tuti ya polisi ko itarimo barabikoraga. Reka nkoreka ikintu mbona hano, sobona ko Congo ivuga ko okay bashobora gukora operation imwe, urugero RDF ifite ubutasi, kankubwire wenda indi side indi ntuza tips ishobora kujyaho. Yego, koko bagiye hadefigate okay nabwo ni aramagi ibihuri n'amafaranga y'ibicupuri. Yego, ni rwo rugero nakoresheje, umwe ashobora gukoresha kimwe muri ibyo ngibyo. Yego, ariko icyo nashaka kuvuga umunsi bazinjira muri kuva ku itariki ya mbere, yego nicyo ndashaka gushyigikira icyawe désengagement, ariko simpamya ko ari itariki bazinjira gusa, bavuga ko aribwo bizatangira. Nishaka ibe ku ya kabiri, nishaka ibe ni y'igihumbi muri uyu mwaka, ibyo ni igihe cya désengagement. Ingabo zo gusohoka muri Congo zizaba zihari, kuko zaba zarinjije ikintu gishoboka. Yego, tuzabona wenda RDF yambutse muri Congo, tuzongera tunayibona isohotse, no buretse gato. Yego, tubibone igeze muri Congo igiye kurwanya FDL, igereyo operation failing. Oya ni failing ntabwo izasohoka, uretse nyine gato ni failing ntabwo izasohoka, icyo shaka kubwira ni failing ntabwo izasohoka kubwira. Imara gufailinga ubwo FARDC igibaburira, uko afandeka bari bigeze kuba ko bajya gupangagaza operation muri umoja wetu na za Sokora 1. Yego, rega abdari ibintu byinshi tuvuga byarabaye. Oya ngiye cyo mvuga désengagement, nuko ngo gusohoka kw'ingabo z'u Rwanda muri Congo bizadepanda. Congo izatuma biba nituma nani biso yangirika, ingabo zizaherayo, izi zigiye kwinjira izi zigiye kwinjira muri operation. So uretse bumbe twigire kuri ikintu cy'iyo operation. Yego, nge mbona hari aho RDF izagera bakabangamirwa na FARDC ku bijyanye n'iki icyambere ku makuru niba bapanga operation FARDC burire FDL timuca cyangwa se zige zibatega mbushi. Polisi babikora, polisi ingabo z'u Rwanda ntizizasohoka, zishobora kuzavuga ati noneho mwigire ku ruhande. Nicyo nashaka kubwira, mwigire ruhande twikorera akazi, zigiye kwikubitira FDL zikubitire Wazarendo Congo hari azagire kuri burandi zimara kugeraho hakabamo ako kantu ko kuderanja, ingabo z'u Rwanda zizaba zirukanswa no gutaha kare cyangwa se nta kibazo nyine zikorera akazi kazijyanye.
mu gihe zizabona ko zikwiye kugakora. Ibi byo kuvuga nibyo nkubwira ngo kuvuga ngo joint operation ibyo nabo barabizi ko rwose umuzahirwa wawe se FDL izagira gutya ivuga iti dore zahabu ngiriye kuri kote y'u Burundi kuko intambara bivugwa ko iri regional kandi urebye koko nibyo u Burundi buzahitamo kwikuramo FDL mugane hariya busigare ari igisirikare kizwi nkuko abasirikare b'u Burundi bazwi ko ari igisirikare kiri professional. Ese ko uko butabashe kuyikuramo buri mu Burundi nta muntu wari waje kuburwanya ugaragara. Oya ntabwo bwananiye uyu munsi Jeva uyu Hamada bose bakora mu Burundi bajya kwivurizayo bakagaruka gutyo ni Burundi. Mu Burundi byo nta kibazo bitwaye. Nyine icyo shaka kubwira ni utarabashe kuri hano ni bahisemo gukorana nabo mu Burundi ariko muri Kongo ntabwo bafite shwa. None se ndabuda ninde muntu uzajya kuvuga ngo Burundi tugiye gucekinga forces z'u Burundi turi kuyara mu FDLR? Ndagaruka ku ijambo ryavuzwe na Olivier Nduhungiranye yavuze ko u Rwanda rufite amakuru yuzuye yaho FDLR iherereye. Ariko ni muri Kongo. Yego no mu Barundi se bari muri Kongo. Barundi ni forces z'u Burundi ntago ari forces za FARDC ntago ari Kongo. Ariko oya ndi kuvuga wowe uri kuvuga arme ya Kongo no mu Burundi n'abarundi bari hariya muri za Fizi za Baraka hose iyo ngo mu bice bya zamwe hafi aho ngaho bafitemo muri bo aba FDLR kandi u Rwanda rurabazi. So abuda icyo eka turebe gusa nabikubwiye ndacyabihagararaho ibiri muri aya masezerano n'imyitwarire y'abasinya amasezerano ku mpande zitandukanye cyangwa se impande zombi bikwereka ko aya masezerano cyangwa se ibyo tuvuga bizagorana bishobora kuzatangira bigakumwa mu nkokora na ba nyirabyo. Ariko nkubwiye nti amajya azacuruzwa amafaranga y'amahuri nayo atangwe abantu baguri ariko ubwo rezilita za nyuma kubona uzagura usanga amagi ni ibihuri ni nawe wagwa amafaranga asanga amafaranga ni reka twizere ikizere yuko abantu bose azazana amagi mazima nundi akazana amafaranga mazima wenda bikagira icyo bitanga. Jewe ntago magaze kuri ibyo byawe y'amafaranga mazima n'amagi y'amazima ariko tujye ku nkuru nziza nuko mu mibereho y'abaturage Nanga Colonel Nanga umuntu noneho ari gutembera mu baturage be ari kubahereza nk'umutegetsi ufite inkoni. Yego afite inkoni rwose kubaganiriza. Wowe utekereza ute ku kuntu yahisemo hari ahantu yagiye gusura abaturage b'amasezi ikikwereka ko hari umutekano Nanga ajya hari umutekano. Yego ahantu habaye isibaniro buriya urebye neza Nanga ibintu ari gukora kandi Nanga arava ko bagomba gukora ubutegetsi. Ibyo yabibwiye abaturage yababwiye ati rwose ntimuturebe turi ahangaha ibyo muri kubona hano bizagira n'ahandi. None nicyo bagiye kuvuga Nanga ngo kujya hariya niyo message abagiye gutanga ubutumwa kuri Kongo yose ntabwo ibyo avuga hari Mushaki ugomba kubigarukiza Mushaki. Oya ibyo yabisobanuye imbere y'abaturage yababwiye ati uyu mutekano mubona hano twawushoyemo imbaraga nyinshi kandi turacyashoramo imbaraga. Ubundi avuga ko ari revolution sizaba mu mudugudu izaba mu ntara. Revolution ni mu gihugu hose. La vision d'un révolutionnaire igomba kuba ireba territoire yose muri rusange igihugu cyose. Ntago revolution ireba ngo ni intara ya Kivu y'Amajyaruguru Kivu y'Amajyepfo. Nanga ashobora kubivuga kuri ko na Nanga nabo narakugeze ndakubwira ngo ese ni buru ushobora kumenya meaning y'izina Alliance Fleuve Congo. Byarankoroze gusobanukirwa iryo zina ubwaryo abantu bose bazaritekereza Alliance Fleuve Congo ni izina ubwaryo rigaragaza icyerekezo cy'intambara. Fleuve Congo rero nayo ubwayo ifite akavuyo mu kuyumva kubera ko Fleuve Congo iyo uri hari Kisangani urayibona wakwambuka wakomeza Kinshasa hafi hagati ya Brazzaville na Kinshasa ukahabusanga. Ngenda kubwiye hano hafi mu Burasirazuba. Yego icyambere mbona ibijyanye n'intambara n'icyerekezo cyayo kuko niba Nanga bazakuraho ubutegetsi tuzayibonera muri kuri Fleuve Congo Ikisangani. Yego ushobora kwibaza impamvu urumva ibintu Nanga avuga ushobora kwibaza impamvu ibyo General Makenga yavuze akavuga ngo indi nama izabera Kindu Karemi Kisangani. Indi nama yego ntiyavuze Kinshasa kumenya nta muntu uzambuka uruzi banyirwa kujya hakurya bazarwambuka bazabajya kuzana ikizakurya uruzi. So icyo bigaragara ni iki uvuga ngo intambara amerekezo y'intambara abantu bazayibonera Kisangani.
intambara irahagara hano amasezerano ajya mu bikorwa noneho ubutegetsi bugomba kuba bumeze gutyo kuko wageze hariya kuri Fleuve Congo ibyo byose Kinshasa babona ko wamaze gusa nkaho ufite ubutaka bunini bw'ubutegetsi ijambo ushobora kugira ryakumvikana ushobora no kugena imiyoborere y'igihugu. Ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga salo, salamanje, ibyumba harimo ya marbre y'ibikoni na dushe n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo za dushe, toilette n'ibikoni bya gisirimu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Turagarutse rero muri studio ya Bwiza TV aho duhagaze i Mushaki hamwe na Nanga. Tuva ku Mushaki twerekeza Warikare tuzamuka Kisangani kuri Fleuve Congo. Yego. Ariko ntabwo turahita duhagarara aho ngaho hose. Turirengera turareba Warikare na Nzibira kuko nuvuga ngo ubundi Abdara nureba ikisangani cyangwa se cya Fleuve Congo. Nukuvuga ngo ubifatire Warikare ufatire na Nzibira. Tubanze Nzibira ejo nabonye amavideo menshi amaudio menshi agaragaza yuko abantu bari Mwenga batishimiye na gato uburyo Nzibira yafashwe. Abaza rero baturuka impande n'impande bati tugiye kujya gufata Nzibira musigare mu dusengera ati tuzagaruka amahoro. Baje ari benshi abaturage babari inyuma bavuga ati rwose mugende mu destination Nzibira. Tifaza Nzibira no kubera iki Nzibira yego Nzibira narabivuze no mu biganiro ntangamo update. Nzibira ni izingiro ryerekera Kisangani, ni izingiro ryerekera Uvira, ryerekera Fizi, ryerekera Shabunda, ryerekera Karemi. Yego. So Nzibira nuvango ni wava ko ari nka alimentation isuplyinga muri destination nyinshi cyane. Ni rond point. Ni rond point. Ni rond point. Yego. Nzibira rwose ndakubwiza ukuri ko banakubwira ko itegeko rihari nukurasisha drone paka bakabona kwa advancinga. Banavuga ko ejo drone nazo zahateye zarashe nejo bundi. Yego. Ejo bundi zahateye baza ko ejo simbizi nazarateye wenda ubwo umuntu aza kubimenya ariko ziko ejo bundi aribwo zari zimeze nabi banasenyemo n'ibikorwa remezo. So ngo ejo numvaga hari n'ibibavuga ko ngo basenye ngo system ya mvetro ngo yazamukaga ya system ya defense system ngo yajyaga muri Nzibira ariko nibihuha. So Nzibira rero Nzibira n'izingiro byo kwerekera kuri uwo mugezi wa Fleuve Congo. Ahubwo hari n'umuzarendo washyize audio avuga ati rwose iyi misozi yabaye surcharge ni bitwaro birinda ikirere. Ati turi kubibona bizamuka byinjira mu misozi hejuru. Bari place n'abaturage bahari muri cyo bari place yaba umuzarendo yaba FRDC bose bari place kuko icyambere MV turi maze kugera Nzibira habayeho ikintu even na mbere ikigerayo cyagiye. Habayeho ikintu cyo kuvuga ko igiye kwerekera deja nibyo bihuha cyangwa se nizo nkuru ziri muri kwigana za Kindu. Kindu ni hafi Katanga. Yego. Rubumbashi bavuga ko igomba kugana Rubumbashi nyine Kisangani Rubumbashi niko bavuga ko ndetse byatumye FRDC kuva ejo bundi irimo ya reforcinga muri Tanganyika. Ahubwo uvuze ibya Katanga uze gushaka amakuru hari nabonye umugabo umwe warwanya nyiraga kugira ngo Katanga yigenge yongeye kukanguka aravuga. Uvuga ngo Katanga yo n'umutwe wavutseyo nawo ushaka impinduka. Yego. Ubu ntiwamenya niba ushaka kuzaza muri AFC. So ikintu cya mbere uvuga ngo nibyo nkubwira Budara. Ubu ngubu intambara abantu bavuga ngo habaye intambara tujya tuvuga ngo Goma tukavuga ngo za Karehe
tukavuga intambara nibwo igiye kuba buda na Kongo irabizi kandi ino ntambara irimo icyo bita minisiyo, irimo umusirikare watojwe, irimo ikintu bita ikoranabuhanga, yego irimo drone. Niba abantu bashobora kugira kamikazi ubwazo ni drone ziri ku rwego rwo hejuru, bakazanamo ama CH4, bakaba bari kuzana amantuza ama long wing. Nuvuga ngo pata ko uzana izi drone undi nawe azana iza anti drone zigomba kuzihanura, zikazazana. Urumva ni ikoranabuhanga rirenze ko abantu bitekereza. Ntago ari nka za ntambara zabaye zo muri 90 na kangahe za 2000 na no, ni intambara iri moderne, intambara iri moderne, yego, ariko ni intambara ifite ibintu byinshi izavuga. Abuda iyi niyo ntambara ya nyuma igiye kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Sinzi niba wenda ngiye nemeranywa n'abantu badukurikira, ariko iyi niyo ntambara ya nyuma, niyo ntambara ya nyuma igiye kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ko burasirazuba bwa Kongo buhora bushyushye butogota. Ubundi ukuntu bigiye gukemuka, umuntu washutse Wazalendo akazi ati washutse Mai mujye muri Wazalendo, yarazi ashaka ko abikoze atari cyagambiriye, ariko yarazi igikurikiye. Nta Mai na Wazalendo bose ni bamwe. No, ndavuga Mai zari Mai imwe ku giti cya Mai runaka, Mai runaka, buri wese afite Mai. Yego. Iva wancu uwabise Wazalendo. Uwabise Wazalendo yego ahise bashyira hamwe. So bakubitirwa mu gafuka kamwe. Yego. Iyi ntambara nkuko nari nabivuze mbere, ni intambara yo gukuraho icyitwa Mai cyose. Mai cyose. Iryo zina ntirizibukwa. Ni rekareka. Bazajya baryandika mu mateka. Wigeze ona harame turi igira ni mwe na Mai se? Bivuye ngo Mai guguma hara ngo we ngo guri Mai. Reka irakubura. Nibyo nakubwiraga nti joint operation ntago ndasoma ngo numve concept yayo kimeze. Nibizagena nayikubura iki Mai. Ari Mai sigaye bose. Bose Wazalendo. Zose ni Mai se. Wazalendo afite protection. Yes, icyo ntacyo. Afite protection, ari protected na leta kuko leta imwita. Iyi ntambara ni ya nyuma. Niyo mpamvu ikaze abibwira ko izarangira mu mwaka umwe. No. Ninza nkana bikubwira ndi umunyamakuru rwose uzabyemere. Ishobora kumara n'imyaka 10 izashira. Memo dollar ishobora no kurenga cyane. Yego. Kandi bari muri game tuvuga ejo kede no bati tuzayivuga ahubwo noneho twari twicaye ahantu kede ati ubanza n'umusatsi uzazana n'imvi. Tukitekereza tukivuga. Rero kuvuga ngo ngejo mu gitondo arigitwa ngo Uvira afashwe, wapi Uvira ijya gufatwa akazamo indi game, akazamo ibintu bya diplomasi. Burundi bugahita bukubitamo agakrozi embe turiga biparitse hariya, nayo yajya kugira gutya Amerika ikabiparitsemo kandi kantu, cyangwa se runaka na runaka bakabashyizemo kandi kawo, kubera ko intambara irimo ubucuruzi. Buri wese akeneye kujya kugayininga money, kugayininga ubukungu. Yego, kandi atari rimwe gusa kugiye gikomeje. Hakaza n'undi avuga atari kuri yamwigizeyo genda ndashyiramo aya nayo. So harimo ibintu byinshi. Duko ni FDR tuvuga iza Wazalendo tuvuga ngo zari zirimo zicukura amabuye ngo muri za Mwenga za zifite abo zikorera. Yego. Zifite zikorera bo hanze bakeneye gukoresha inganda zabo, bakeneye amabuye akora drone, bakeneye amabuye akora ibifaru, bakeneye amabuye akora telefone n'amakompyuta. Ikoranabuhanga niko rimeze. Uwo ngo nazakoresha imbaraga zose agume muri ibyo ngibyo. So nuvuga ngo harimo gupezanya kw'abakire, hakaba no gupezanya ko zirimo irapeza abakire. Tugaruka kuri Nzibira cyari Nzibira par rapport ya Fleuve Congo. Nzibira ni inzira iburyo, tujye ibumoso, tujye mu majyepfo. Nzibira ni inzira ijya kuri Fleuve Congo. Ubu ngubu ukurikije pression umuntu kuvuga ngo tureza dukomeza tumanuka. Nzibira ni inzira ijya ni rompo yerekera kuri nakubwira ngo Nzibira irajya Nzibira irajya Fizi, Nzibira irajya Uvira, Nzibira irajya Shabunda, Nzibira irajya Kareme, Nzibira irajya Kisangani, Nzibira irajya Katanga, Nzibira irajya Lubumbashi. Izo nzira zose uri kuvuga ziriho abanzi barwanya AFCM. Izabahonda ibiya byanga yabyemera izabakura mu uko gutandara zagushobora cyane. Ejo bundi yasohoye abasirikare bangana iki? Ese wibaza ko yasohoye abasirikare kujya guhinga buda? Bari abasirikare ntagara bo guhinga bari nabo bakubwiye abo basohora utamenye. Oya byose bishyirwa ko reka ibyo bazakubeshya. Turase ni so intelligence irakubwira se. Biriya nicyo bita kandi kambifate nka no gutera mu gihuru.
biriya bakoze ejo bundi ko ari ukujugunya mu gihuru icyambere bagamije kureba imbaraga za Kinshasa uburyo bariyakitinze kandi reaction zabo zaragaragaye nabo bahise basohora mu minsi itarenze icyumweru 12 none bagiye guhinga ibishyimbo se bagiye kurwana n'intambara igomba kumara igihe kinini izatwara abantu benshi abantu babyanga babyemera Abdallah niko bimeze intambara ntago ari muri kiliziya ngo abantu basenge intambara ikinirwa ku bantu politiki ikinirwa ku bantu iyo ntambara hagati ya M23 na Ivan Chomekera imashini yanjye AFC M23 na Kongo Kinshasa izakumara igihe kinini ubu ngubu rero hagiye guhinduka nani nzibira rero wavugaga wabonye ko M23 yagiye mu bice byinshi iragenda rwose iratandaraje imanuka muri za Bunyakiri igana za ndahibagiwe ni Hombo ni he igana za yo za Warikare bigaragara ko bakubwira ko inzira nyuze zishobora kuzahingukira Kisangani cyangwa cutting gasiga ntuza Warikare nyuma ibi byose tuvuguza ko mu intambara imirabera Kisangani intambara imirabera Karemi kandi abandi bari muri Warikare ikindi bitubona ngo uvirisha no kutazabira intambara buda ubuse M23 izagira Karemi nazakinda ubundi umuntu uzaba uri muri vura zakora ikise Abarundi bakubwira ngo barenze bayirinzemo ibiki M23 mu bwenge bwayo mu mayeri yayo ntago intambara bakeneye kuzatakaza umwanya ku Murundi umurundi baramushoboye uribuka suze kuri muririmbyi umuhanzi abadukurikira ntabwo bajya babyibuka ariko mujye mukurikirana indirimbo za Meki Kayiranga hari indirimbo yaririmbwe n'abantu ni Aba ivuga ngo by the river of Babylon iravuga ngo by the river of Babylon where we sat down when we were remembering Zion ngo twayicaye turimo twibuka iby'Isiyoni icyo gihe baraje ngo barababaza bati mwaduririmbiye akaririmbo kacu mwaduririmbiye akarimbo baravuga ati ntabwo we cannot sing the Lord song indirimbo z'ibyishimo wezimana ntabwo twaririmba indirimbo ya Nyagasani in a stranger land mu gihugu cy'amahanga nyine nibyo bavuga ko urebye translation ikivuga no kuririmba ntago twaririmba indirimbo z'ibyishimo kandi tutari mu gihugu cy'isezerano Imana yatugeneye no kuvuga ngo dufate Fleuve Congo nukuvuga ngo Kisangani niwo mugezi w'isi nkaho bazaba bamaze kubona ubutaka bw'isezerano babubonye cyangwa bazaba bagikomeza kudashaka Congo izaba rwose bya niho bazaririmba indirimbo zo kunesha kw'Imana yabo Dorebe fasha ziko ubizina ari uko nguko nawe ushobora kubyumva ni kuvuga ngo ubundi abantu bavuga ngo rwose nyamune reka nkubwira buda ngewe uko iminsi ishira tugenda tugira information zigenda zisukiranya ziyongera turi mu mujyi wa Goma mu gihe cyashize afande umwe rwose yaraje aratwegera ati muraho muraharadusuza ati rwose mwarakoze cyane guha abantu amakuru narakomeye ati mwarakoze cyane ati rwose murajya no kutwakira ati muri abantu b'abagabo aduha umwanya pe mukagire ngo ibikorwa byanyu ntitubireba ati subundi mwibwe ati rero akazi ngo mwarakarangije azi gutebya cyane no gusetsa cyane ati mwarakarangije ngena nicyo gihe navuze se ndikare hafi kurangira afande ati mama we ati ahubwo yarambwiye ati shaka imboni unyaruka ugiye kure Kisangani yatuge Kisangani Warikare ushake n'ibikoresho bishyashya ati kuko ahubwo nibwo akazi gatangiye noneho mu kwitubwira gutyo bamwe mu bagenzi banyashaka ko batarabyumvishe nuko kubwira ngo ibi twabonye buda n'ubundi wese umuntu uwo ari wese nk'umuntu arakubwira ati ibyo mwibwira ngo ntago intambara ibyo mwabonye ni mirabyo ntago intambara iraba ese abantu bibuka ko izi diplomasi ubwabyo nazo ibi tuvuga bazi discussion bakora ni intambara ntago ari amasaso ibi tubona bazarindo bashyira umutwe ati nzibiragiye iyi ni intambara iri mu bwonko bwabo baravuga ati nzibira ko igiye turajya hehe ubu ejo wundi Gido yaravuga ati ko Kisangani igiye kugenda Warikare iragiwe kuko yatabarizaga Kisangani kuko yamaze kubona ko Warikare nta nubwo akinayirimo
ariko reka meke finalement Nzibira ijite uzi ko buriya tutigeze tunatekereza ko Nzibira hari akagi kitwa Nzibira cyangwa no kubera no bushaki bwa AFSM yo gufata hano kwa gukora publicité kuri yo nta nubwo yigeze akora tumaze imisi dutekereza Uvira tugatekereza Warikari tugatekereza Pinga ntago jewe ntago ari uko natekereza Nzibira denku ushobora kuvuga ibyo public igomba kumenya yego ariko hari n'ibyo public udashobora kwibwira nta bintu byose audience ishobora kubimenya ariko Nzibira jewe umuntu yari yarayisobanuriye Nzibira n'izingiro wigeze ubona mva kuri Nzibira ndacyayivuga ivuze igihe kinini sinakubwiye ko Nzibira baye ikibuga cy'indege yego kirahari yego Nzibira ni nini cyane Nzibira nibazaho Foka Mike yagiraga n'ubu baracyayifite mu etat major Foka Mike ejo bundi namubonye ari kuvuga yuko ibyo bavuga ko atakiri Nzibira ari ukubeshya yego ntago arahava yanifotoreje ahantu hari agarahava icyo shaka kwerekana iki Nzibira nakubwiye ngo ni inzira ijya kuri uwo mugezi w'Isiyoni wavugaga nyine sibyo aho umuntu ashobora kuririmba aho bazaririmba indirimbo zishima Imana ni indirimbo z'ibyishimo Bibiliya niko ivuga yuko ayo magambo ari muri Bibiliya sinibukana ari banza ari muri nihehera igihe Abisiraheli bari barafashwe iminyago muri captivity rero icyo nakubwira ni iki icyo twategereza cya mbere cyo nuko ibi tubona ngo Washington Doha yego nibishobora gutuma ubwonko bwacu bugumya kuba bukora turimo dukora na RCC abakora imishinga muri no ntambara barimo bayikora bari batari ku bundi buriya Kivu y'Amajyaruguru tuyongere wenda n'urugero ikagera kuri Fleuve Congo ntibyakunda n'urugero dufashe Kivu ngiye n'urugero ndi kwitangira ntago ari ibintu bigomba kuba yego dufashe Kivu y'Amajyepfo tukayifatanya na Karemi tukayifatanya na Tanganyika tukagenda tukabikubita hirya ntiyaba guverinable ntiyaba protege ntiyaba productif ntabwo ibintu nk'ibyo ngibyo ibi nibyo bari kureba ikindi ariko ubundi buriya n'urugero hari n'abari kwata ariko u Rwanda ko dufite imiyoborere myiza rwadufasha gushyira ubuyobozi bwiza muri kino gice ushaka umutekano hagatuza n'urugero ntanze hari n'abari kuvuga ariko ubundi buriya si ubwo bushobora kuba buvangavanga muri kino gice cyangwa muri no ntambara ntabwo bwaba uri kuvanga gushyira inshishi mu sosi ati buriya ko butokoza isosi Burundi babukorera iki urumva harimo abacurabwenge barimo bacura kandi ntago intambara bavuga ko ikiri ku rwego rwa M23 yonyine no ni international intambara yamaze kugera ku rwego mpuzamahanga aho usanga mu Bushinwa kuri economy bukeneye kugayininga aho uzasanga mu Faransa uzasangamo Ababiligi uzasangamo Amerika uzasangamo Abarabu bose bakeneye kugayininga abo bose bafite abacurabwenge barimo bazana ibitekerezo ariko tunyuze muri Wazalendo ya Kutumba aradukubitira ibuye mu gihuru ijambo ryacu bashe kumvikana yego nituzamukira mu bari Kinshasa kuri minisitiri runaka cyangwa se ku musika runaka aratera ibuye mu gihuru tubashe gutanga ibyacu cyane tunyura mu binyamakuru runaka tunyura muri Reuters tunyura muri Zaire turabasha kugaragaza ibitekerezo byacu ahubwo ikindi kibazo gihari umushyitsi waje mu rugo iwawe yabuze impara gucuranga muri politike birashoboka yayibuza wenda avuga mu rugo no mu rugo barakwinfluence biterwa no mushyitsi icyazanye ashobora kuza yikoreye ipfukire ukarara udahumeka kubera ko umushyitsi ari mu cyumba hariya nawe uri mu kindi cyumba ashobora kuza yikoreye ipfukire rigizwe n'amata rigizwe n'imyumbati rigizwe n'urwagwa rw'iki ukimunyamunya rigizwe n'urwagwa rw'umuhama rw'ubuki iryo pfukire rishobora gutuma utaba kandi bavuga ngo mu Barundi bavuga ngo ntawe uvugana indya mu kanwa ikindi hari umuntu umwe wavuze ngo abanyepolitike bo mu karere cyangwa mu Rwanda iyo bakiri kurya agafiriti na salade na mayoneze ntabwo bashobora kuvuga nandi kuvuga buriya kwinjira ku Rwanda RDF mu rwego rwa Washington baje guhiga FDLR byakwiburiza Kongo gukomeza kwikubitira M23 irayishoboye se ariko ndavuga iyo projet Kongo yayihagarika kubera ko hari umushyitsi uri kubarira ntabwo Kongo ishoboye M23 rwose ibyo nzabivuga cyo kuza niba ramuka babishoboye bakirukana M23 nabiza arabutabyumva kimwe ntago Kongo iri ku rwego
nta n'igisirikare mu byo bazanye za barundi FDL nta n'umwe uri ku rwego rwa M23 none se ubwo ngubwo n'ubundi reka tunabyige ku buryo buri pragmatique ni gute u Rwanda ruzaba ruri gufatanya na FARDC kurwanya FDLR hajya kubona ko na FARDC inyuza hariya yirukanka M23 iri inyuma yirukanka bizabibabwiye iki u Rwanda ruzajya rureba rubigenza gute abarundi bo ntibakubitwaga gahungira muri Tafoke niko ushobora kubona urumva M23 bari kwirukanka umuntu mwari muri gufatanya akarambika n'uzatika reka mbanze nirukanka na FCM 23 hari cyangwa se FCM 23 kirukanka na FARDC ikanyuza imbere ya RDF niho kubona nguri ya RDF ntare yirukankanye impara so urumva niho none se gahobaze rikanga turahundaga abarundi nantuza na FARDC bagahungira muri tapu munuza muri EAC bakajya muri EAC cyangwa bakanahindura n'imyenda cyangwa muri MONUSCO bakahindura imyenda bati rwose ntimwinjire hano dore twebe twibere gutya barangiza mu gitondo bakayikuramo kuvuga ati mwongere musubireyo nuko ngo operation ziri kuba ubu ngubu nshobora kumenya ngo zizagenda gute nzibira rero iri kujya kuri nuza Norbert ramwe nkubaze ngo iyo sobukwe na nyoko baje urya imvange ngo umushyitsa kurisha imbuto umushyitsa kurisha imbuto hari n'igihe utavuga ugaceceka kugira ngo bitaba ibindi bintu ibikorwa byose bigahagarara ntabwo byoroshye rero Abdallah iki tuvuga cya Alliance Fleuve Congo niyo turiho kuko ni naho imipuko yacu iherereye naho nzibira igana nzibira nirerekeza rwose kuri ku mugezi w'Isiyoni aho M23 zaririmba indirimbo aho nanga azaririmba indirimbo aho Kabila ashobora kuzaza muri abo ngabo akoresha bass cyangwa uni tenor avuga ijwi ritoya ashobora kuzaba soprano sivyo so urumva wavuga bass ni bisimwa azaba arimo amwikiriza yego yikiriza so nkaho nanga ashobora kurimba ruto Naruto so ibyo nibyo icyo shaka kubwira ni iki twari turimo tureba uburyo intambara ishobora rwose ibyo abantu babe confirmed tuzabaha amakuru mashyashya tubahe twongeye tugaruke mu byo twavuze uyu munsi turi kuvuga ngo joint operation hagati ya RDF na FARDC ibintu bidashoboka iyi ntambara icyo nabwira abantu niyo ya nyuma nayo mpamvu bigomba gutinda ikindi iyi ntambara igomba gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwako babikemura bacuramye babikemura bahagaze babikemura bizakemuka ariko gufayiringa kwayo kudakemuka kwabyo akarere kazahora muri vurugu n'intangiriro gusenyuka kw'akarere akarere kazahora muri vurugu ikindi intambara ni intambara izazana icyo nakwita impinduramatwara mu miyoborere mu karere kuko hano ahangaha urebye neza Afurika cyangwa se na pate nk'urugero nk'u Rwanda bose na even East Africa Kenya cyangwa Uganda baragaragaza ideas bashimitse baba bati direction ni yego ntago kuvuga ngo Amerika ngirashaka kugira ngo bati no inyungu zawe niziri ariko direction yacu ni gute ushaka kugaininga inyungu yawe akarere kacu kagoma gutya so kuvuga ngo uraza nka Amerika ngo kukeneye ku exportinga ntuza imitungo yo muri Kongo ugashaka ko FDL igumya gukora za operation hariya iza nubundi ikibazo kitazakemuka izagumya kwirukana abakongomani izagumya kuza gushambura u Rwanda uje hariya mayimaye ziri hariya Uganda ikabwira ati ariko ADF iri hariya ntago uzaza kuvuga ngo ukeneye ku export gufata amabuye ngo hanyuma ngo ADF igume hariya dekada igihari cyo kiri cy'intambara ni intambara ishobora kuzamara igihe kinini ariko ikazakemura ibibazo byinshi ibijyanye n'imiyoborere ikindi na politiki y'akarere kazasigara ivavuga ati u Rwanda ruje bata ariko we are Africa dushobora gufata decision reka turebe role muri iriya ntambara y'abantu bitwa abacanshuro Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagaragaye aganira na bosi wa Blackwater Eric Prince role yabo ni gushyingurwa muri Kongo bazapfira muri Kongo icyambere mucanshuro nta mategeko amurengera ejo bundi Lawrence Kanyuka yavuze ko uko basohotse muri Goma bitazongera kubaho icyo nakubwira cyo bazapfira muri Kongo ikindi kukuganira n'abacanshuro Abdallah rega Abdallah izi ni tips
zigize iyi ntambara. Nuvuga ngo step by step abacanshuro n'abanyamerika n'abanyamerika ariko bari mu bantu bagomba kuza muri iyo ntambara. Nuvuga ngo muri script y'intambara ubwo ndashaka kubwira ntago nzi ndasoma script y'intambara ariko uko mbikeka no muri ntambara buri wese aragayininga buda. Ushaka uri umunyamerika uri umucuruzi aragayininga, umuganga akagayininga, uruganda rukora imiti rukabona amafaranga, urukora amasasu nk'uyu munsi urw'ikoranabuhanga rya drone, ukora drone arabona amafaranga, ukora anti drone cyangwa se ukora ama air defense system arimo aragayininga amafaranga ku ntambara muri Kongo. Umwe arakora bombe guided akabona amafaranga, undi agakora imbundi zarasa ya bombe, undi arakora imyenda. So urumva natekereje ko ubwo umusaruro abacanshuro bagomba guhereza Tshisekedi uzaba ntawo. Nyine nicyo ashaka kubwira abacanshuro. Nose Tshisekedi arabiyobe nakubajije ngo nihe base militaire bashobora kugira uti yagoma cyangwa werekera muri Kivu za Kasheke witwa General Yave yaravuze ati niba nkura muri Kasheke sinzongera kurwana, kandi ko kuvyo Yave ntararwana. Ikibazo cye hariho ubwo no kumenya ngo ni yihe nyungu abacanshuro bagira kugira ngo ikibazo cya Kongo baje gukora amafaranga bakeneye ko bibaho igihe kinini gishoboka. Ikibazo mbaza ni ikibazo cyoroshye. Umucanshuro arashaka money kugiye kirekire gishoboka, igihe cyo cyari cyose ni money bigomba kumara igihe kinini bayabona byine. Yishaka imari y'imyaka 50 bakeneye amafaranga budara. None se kankubaza ukora drone ntakeneye amafaranga? Apana uyu munsi gusa n'ejo bundi. Yego ariko hari kozi n'imirabyigana hariya ikende bakeneye gucyura abaturage babo, bakeneye gucyura impunzi. So iyo kozi zababye gukeneye amafaranga ariko na kozi kubyiga. So urabyiganisha money na barabyiganisha kozi, sibyo? Uhora byiganisha ideology genocide abandi barabyiganisha kozi. So ikizatsinda ikindi kizahagarara hariya. Nyindi uzakiza Kongo nanga ntago ari nanga gusa ni kozi M23. Uvuze nanga se nanga ashobora no kuzasaza intambara ikirimo. Abo dararagose niba kugira ko nawe uvuze M23 gusa kozi ya AFC Metro, kozi AFC Metro. Yego ngewe nivuga M23 babyumva ko mbuzemo na AFC. Oya M23 ni branche militaire AFC M23. Oya ni shyaka ariko riba muri AFC. Ariko nivuga M23 impamvu bivuga nuko M23 bararidinze. Uyu munsi turi hano bisimwa niwe perezida wa M23 nawe na MRDP ni nawe wungirije. Uvuga Kaniki niwe perezida wa Twirwaneho. Yego oya niwe perezida branche politique, niwe perezida budara. Ibyo bya branche politique bijyamo nibiki? Niwe perezida ntuza Sematama ni chef d'état major. Yego wa Twirwaneho. Yego abyita MRDP Twirwaneho. Uko bavuga M23 ARC uzafata ARC itandukanye na M23. Donc Twirwaneho ni branche militaire. Uri mu biki ariko wavuze ko Twirwaneho ni parti Twirwaneho igiramo igisikageramo na politique. Yego so nukuvuga ngo icyo igihari nuko niki nta fate nk'urugero nkanga nk'impamvu u Rwanda ruri muri bibazo. U Rwanda rurarwana ku mutekano warwo. Yego nuko abaturage barwo bagomba kubaho. Yego uko a long terme. Yego by'igihe kirambye. Uganda nuko, Burundi nuko. Yego hanyuma M23 irarwana no kugira gute gucyura impunzi, ikarwana no kugira ngo yukore igihugu ibeho kubaho byo birarenze kubaka igihugu byararangiye. Yego kubaho igomba kubaho yamaze kubona base yo kubaho. Ubu ngubu rero irashaka kugira ngo birambe. Kuko M23 ishatse yavuga iti tugiye gufata aho abantu bavuga ikinyarwanda twigumira aho ngaho, ariko byarahindutse. Byarahindutse nanga avuga ko bagomba gukora ubutegetsi. Ariko di meke uzayimbariza icyo kintu. Haba hari inyigisho ziyama abantu bavuga yuko bafite indimi nshyashya zavutse. Icyo bita hate speech ni iki se? Bavuga ko hari imvugo za hate speech ziri gukwizwa biva Uvira bijya za Bibwe bijya za Uvira. Ibyo byose nyine nizo ideology kandi ari ururimi rumwe abantu bavuga. Babifesinga gute? So ibyo mu byo M23 guhanya birimo izo hate speech zirimo. Ibyo urabiza budara. Hanyuma n'urobe yagusubije kuba umuntu ari umunyamerika nibuza ko politique yamugira collateral damage. Ashaka kuvuga babahungu ba Eric Prince yuko babavunata ngo bajyeho kandi USA yibizi ko bagiye gupfa
ko bisenyeye World Trade Centers. Yego. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. So mu byukuri icyo twavuga twabanzibira abantu dukurikiye nzibira n'izingiro. Yego. Rya mbere ryerekera kuri wa mugezi. Yego. Ni izingiro kandi huko bakungumana kuko urabivuze no muri kiriya gice batangiye gutaka bavuga ati nyamara Ventura iri kuza igana Katanga. Yego. Baranabyumvise General Kapenda avuga ati Ventura izafata ariko ntizigera ifata Katanga. Yabivuze hariya ni nko kuvuga ati nubwo mubibona iri kutugeramira cyangwa itumereye nabi ariko ntizigera hajya. Ariko umuyobozi General nko kuriya bivuga kuriya hari impamvu. Ntabwo General yapfuye kuvuga gusa ngo Ventura ngo izafata ariko ntizafata Katanga. How? Yego. Ko cya mentioning Katanga. Nuko azi ko umuriro uri hafi. Turenge nzibira tujye Warikare. Yego. Warikare abasirikare bariyo bahawe itegeko. Yego. Itegeko ryo kurinda Warikare kubi na bwiza. Nta guhunga. Bashyize bariyeri kuri Warikare zone ubu nta musirikare kibazapinga nta n'ahandi ngo harimo abariyeri menshi. Yego. Bya ndi bakora uniform barakubaza ugiye uri umugabo nta gupfa kugenda. Meke Warikare AFC Ventura iri kurwaniramo. Yayigezemo isubira inyuma. N'ubundi ntiyayivuye mariko. Ndashaka kuvuga ko position principale ya Warikare AFC Ventura yayifashe yarangiza ikayisubira igasubira inyuma igasubira mu maboko y'uwo yari yirukanye. Niyo mpamvu nakubwiye ko intambara irimo umukino buda. Uri inyuma, uri interne, uri na externe. Interne reka tuyireke. Externe. Interne se iroroshye. Rega interne bibaze ko Ventura hangana na Wazalendo ni bandese. Sabo baturanye saba hehe. Yego. Iyo nayo ni intambara itoroshye. Ariko reka tujye kuri externe kuko irazana za influence. Externe wa mbere wazanye influence yakubwiye ati vaho ngaho nutava biraba bibi. Kubera ko ari uyu munsi yaba yarahindutse. Yaba yarahinduye ibitekerezo. Niba avuga ko Kongo nta buyobozi ifite se. Nambere ariko ntabwo bari. Uyu yarabivuze ku mugaragaro. Tikenera leadership. Gusa aricyo atakubwiye. Hanyuma nawe akavuga ati turaje dufata ubuyobozi bwacu tubujyane hari. Ibyo mubona hano. Ibyo mubona hano tuzabijyana. Kuva bavuga ngo restauration d'autorité de l'État. Embe turivuga ko izafata ibyayi kabijyana yo ifite autorité responsabilité yo gushyira autorité. Inyeshyamba bana ziriyumva n'ukuri. Ibaze ngo nitwe tuzajyana ubuyobozi bwacu tukabujyana aho leta iyobora. Nuvuga ngo leta iyobora nta donc twizere tutibeshya yuko uwo muntu externe wari ufite influence yirukana AFC Ventura asaba sinzi niba yarirukanye asaba cyangwa ategeka AFC Ventura kuva Warikare ngo asubire inyuma. Ubu ngubu noneho yizeye 100% cyangwa se kuri pourcentage nini autorité cyangwa se ya AFC Ventura. Fata urugero rwa mbere muri Goma hari umuntu heruka kuribwa. Oya. Nabaza kwica abantu n'aba FDN na FARDC na Wazalendo. Ntagarabo muri Ventura. Uwo muntu externe ntacyo ibyo kuribwa kwa abantu Igoma ntacyo byabimubwiye. Yarabibonaga nuko wagize kuko uzarebe bigeze kujya mu nama ya UN nibaza ko sinzi nabyibagiwe
even na Kayikwamba yarabintuza uriya Bintu Keita agaragaza ko hari umutekano, agaragaza ko bitandukanye naho n'igihe leta yari hari. Ariko ndavuga kuri uwo muntu urabyibuka Kongo icyo gihe bari mu nama UN bayibwiye ko aho Kongo iri abantu baribwa bakanicwa bakanamburwa ibyaba, ariko aho M23 iri ubu nta kibazo gihari. Ariko biriya bintu icyo nshaka kuvuga ni uko abanyamahanga ibintu byaberaga i Goma byaba bimeze nk'umwotso ushyirwa ku wundi muntu ntibimubabaze we kuko bitamuriho, ariko byageze i Walikari ubona ko FM23 ikoze ahantu hababaza ku buryo bavuga ati oya yabyiganaga yarigiye kubyigana n'imari y'abandi n'inyungu z'abandi ibungu ziracyahari. Abdara erega nakubwiye ngo muri ntambara umuntu wa mbere ugomba gukinirwaho intambara n'umuturage, n'uwo igomba gutwara n'umuturage nawe ugomba no kwirwana. Hanyuma intambara ubwayo ntabwo ko iri ku rwego rwamaze kurenga urwa M23 ubwayo yonyine, intambara ubona ko iri international. Intambara kugeza uyu munsi Ubufaransa busa nk'ubucecetse, Ububiligi buri kurwanira inyuma mu gikari buvuga buti ni gute dushobora kuva muri no modoka iri gutwara abandi. Uyu munsi China nayo irimo irareba ariko twe tuzinjirira hehe. Ni urugero dushobora kuva muri Eastern igice cya Nord Kivu na Sud Kivu, ariko tugiye muri Turi cyangwa tukajya muri Chopo twagaininga ibyo dukeneye. Ariko China nta kivuga ntabwo ivuga nyine, ariko barakora diplomasi zabo ziri interno. Ikindi bashobora kuvuga bati twebwe nka China why tudashobora kunyura ku Rwanda rugiye gukora amasezerano na DRC muri Washington, tutashobora kunyura ku Rwanda rugakorana amasezerano na Amerika. N'urugero Rwanda rufitanye amasezerano na Amerika n'Ubushinwa, ukwere cyo Ubushinwa butavuga buti njye n'urugero giye kuguha reka nanjye nico bigahari narubwira ati nyamuneka ese nta kuntu uyu mutungo twe twabonaho. Ibyo byose birashoboka. So icyo ashaka kwerekana iki intambara buri wese ari kureba ushaka gusanga Turkiya avuga iti turabaha kamikazi, ariko twebwe natwe hari ikirombe cye bakora intelligence, hari ikirombe kiri hari ya Mwenga muzakiduhe. Uyu munsi muri Qatar iri umuhuza ariko ntago ari impuhwe, yari isanzwe ifitemo business nta nubwo ari impuhwe ifitiye abakongomani. Ikeneye kugaininga bivuga ko umuntu wese wegereye ahantu hari business yabo ahura n'ibibazo, sugura n'ibibazo nuko bikwiye kugenda. Umuntu agomba kurwana ku nyungu ze. None se niuza ugasanga inzira uzayisenya ngo nuko uyisanze mu nzira uzayibungabunga izo yondo uzayibungabunga ndetse ubungabunga na nyirayo. Igihe yasenyutse nyine bisenyutse wenda uteye bombe igasenyuka bizayivuze ko nimujya gusana ibyangijwe nayo muzayishyiramo. Sibyo igihari rero muragomba kwibaza hakosowe iki mbere umuntu kuza akagera Walikari bakamusubizaho bamushushubikanya akaba agarutse yakosoye iki. Turiza kuguma y'ubungu yari ko yimeze gute no kuba yaratinze yarafashe. Walikari yari imbere njyabuda bari bafite ya defense systems bari bamaze gusenyerwa ibiraro 5 muri Walikari. Imodoka zari zatwitswe, indege yararashwe. Erega reka kubwira mu mukino reka kubwira twavuga ko batiruka no mu ntambara mu bintu byinshi. Rega n'uvuga ngo so kugende gute se wenda tabari kumwe nawe cyangwa kubwira ati nyamuneka kubera ko bimeze gutyo bugihari ubugiye inyuma uzagaruka umaze kwitegura wikwije. None se ubundi nkubaze Eastern DRC wibaza ko Amerika ishaka kwicukuramo amabuye nkuko iyi yakeneyemo hakirimo Wazalendo, Gido, Nyatura, Pareko, umuzungu, wati nuza babango espèce Nyiragongo ushyiremo ntuza ba EPSRS. Ibyo bintu ntibishoboka, ibyo bintu ntibishoboka. Hagomba kuba hari umuntu umwe FRDC cyangwa M23, ariko ujye nk'amahirwe M23 narabikubwiye ndavuga nti M23 yabonye akazi ko kuzarinda imari z'abanyamerika aho ni muri Walikari. Yego. Hanyuma ikindi bakubwira ko wenda tujye muri case ya Walikari. M23 kimara gufata Walikari Amerika iri ya Alpha Mine yarahombye barahombye nyine iki nuza quantité bakoraga babonaga ku munsi yaragabanyutse. So mukugabanya ukurumva ubo nk'abantu bakora activities zabo za buri munsi ntago bishingiye guhomba, ntago bakwishimira guhomba. Ikindi bibuke ko amabuye bacukura ava hariya agiye Kisangani akava Kisangani yerekeraho ntavuze muri EAC. Yego. Sibyo ntihajya gutunganyirizwa. Yego. Agiye n'indege. Bivuze ngo wafata Walikari agomba no gufata Kisangani. Yego. Byahindura iki iyo nzira y'undi y'amabuye? Hari cyo byahindura ibonetse umutekano.
ariko nufata warikare gusa bizaba bivuze ko uborotse inzira y'indege ziza zitari izawe ngo zije gutwara amabuye ntibyashoboka. Yego, so hagomba kubaho umuntu umwe kuko amasezerano bafitanye nandi na Kinshasa. ni ngombwa cyane se yuko amabuye yose ava warikari abanza akanyura Kisangani. Niko hari ikibuga cy'indege kinini ashobora kugendamo. Ubu si indege noneho ntiyava iwarikari tuvuge ko ari afsemvetura tugera niba ari Petit Porter kikazi kagwigoma. Ntago bishoboka. Petit Porter subwo zirajya uri gufata amabuye bayatwara Kisangani bakayakora Kisangani bayajyana ahandi. No, ayo niyo makuru ushobora kubona. So rero kuva muri warikare byari inyungu z'abanyamerika ngo bagumye bakore. Ikindi byabaye n'inyungu kuri M23 ngo ijye mu biganiro bya Doha. Byabaye n'inyungu kuri M23 ngo yitegure izafata warikare ifata Kisangani. Kugeza uyu munsi nta no kubona ko Kisangani yagore M23 nako warikare. M23 yafashe warikare mu gihe gito cyane gishoboka. So ubu noneho nijya kwifata nta masegonda ihita Kisangani kareme Kisangani. Niba bavuga ko M23 mu minsi yashize niba bavuga ko yagaragaye Rubutu. Yego, so iranagaragara sometimes bavuga ko igaragara Rubutu kandi ubwo urenze gato warenze warikare zone. Yego, ubu umunsi zamanuka imanutse igiye noneho bizagenda bite? Izaba iguhaniye abantu bari muri pinga cyagiye yari yabasizemo ubu none izabashorera pinga ibetombe warikare zone ibetombe kareme. Arige nibwira yuko kwihuta cyane nabyo bishobora kuba imbogamizi mu buryo bwo kumenya kuyobora uturere wafashe. Gucuncumuka buri munsi wafasha ha ubundi wagiye hangaha nta mwanya wo kubona uko wigisha abaturage buduce wafashe. Ntabwo byaba ari ikibazo nabwo kugenda wihuta cyane usize abaturage inyuma wenda batarakumva bataranakumenyera. None se ubundi mu ntambara kuri kurwana mu ntambara y'amasasu buri kwigisha biza nyuma. Urabizi neza ko force militaire ya M23 iherekezwa na force politique. Nine ibyo uvuga force militaire zakomeza akazi kayo, force politique ikora akazi kayo. Kuko ushatse kuvuga ngo M23 izagira indira yigisha abaturage ubwo iyo ntambara zamara imyaka magana ngaye. Plus itinda plus nibyo byiza kurenza. Oyo ko intambara itinda ahubwo niko abantu bashira. Niyo myaka 10 twavuze izayimaze gutwara abantu benshi aboda. Uko intambara gufata urugero rumwe. Uvira urabona ko babaye nk'abayibugariza cyane. Ntago abantu muri Uvira batuje. Wazendo zirabambura, wazendo zirabica, bariyeri n'utubariyeri. Umuturage bagumya guhangayika. Ikindi fata aho intambara imaze yegereye za pinga. Ibice byegereye pinga na warikare na Masisi. Ni ibibazo bikomeye cyane. Urabyuka M23 igiye amaze muri Nyiragongo intambara yagiye itwara abantu benshi. Abantu barashimutswe bajyanwa mu Kinshasa, abandi barashimutwa bajyanwa mu magereza, abandi baratwiko. So, ibi byose byateye no gutinda kw'intambara. Uyu munsi none gutinda gufata Uvira biteza ingaruka mu mujyi wa Bukavu. Uvuze Bukavu byerekeranye no kwihuta. Bukavu uriya wavuga ko yafashe isomo ku ntambara kandi yaratambutse. Nta somo wavuga. Nayo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi kuba abantu udashobora kwizera umujyi wa Bukavu. Okay, ukabisanzwe irimo abantu bagoye ubwabo kubakora bagoye mu bwonko. Barafunze umutwe. Abo bantu babaho baragoye ngo kubageuza cyangwa se kuchanginga mind biragoye. Ubajije abantu bahazi barabikubwira n'abantu bari gukora muri iyi minsi bari kubwira kuko harimo nk'abantu twahuye mu minsi yashize ambwira ati make it gukorera hano ni ibibazo bikomeye. So icyambere kuvuga ngo aba benshi bakomeje umutsi cyangwa bakomeje umutwe kubera ko babona Uvira igihari. Still bivuze ngo ni challenge gutinda gufata Uvira ni challenge ku ruhande rumwe kuri politike ya M23. Ni gute uzabwira abantu kuzafata ibindi bice se umaze amezi 8 uri muri Uvira na kuri muri Bukavu kandi Bukavu nishobora kubaho idafite Uvira itari active. Jezi umunsi Uvira iri muri lockdown na Bukavu iri muri lockdown. Buri gice kimuri lockdown. Bukavu kuki itabari mantena na n'igice cya Kongo cy'u Rwanda ko ari mantena n'igice cy'u Rwanda gute? Shaka kuvuga Bukavu nta kibazo yakombye kugira cya karibira, nta kibazo yagombye kugira cy'ibicuruzwa byinjira bivuye ku nyanja y'Abahinde. Ibyo se bisanzwe. Bukavu nta kibazo. Ibyo ni bisanzwe ariko guhahirana nabo biri important ko biri muri Kongo cyane. Yego. Kuko ngo businesses iragabanuka. Hari business zagabanutse. Niyo amafaranga yaravaga i Burundi akaza muri Bukavu biragoye. Uyu munsi bafunze inzira abarundi ndetse n'abazarendo barakubwira bati Katogota ni muri flow. Uratambuka umurundi akagushimuta cyangwa umuzarendo akagushimuta.
ibyo se ntibifite ingaruka nini cyane ku baturage bawuvira kurusha n'aba Bukavu, kuko ntawe ushobora kuva Bukavu ngo agiye baragucora cyangwa ukagenda utanga imisoro. Nakubwiye ngo umuntu umwe yarambwiye ngo kugira ngo yigeze kujya Uvira agerayo atanze 150 by'amakongomani, ubwo ni hafi 75 ku mabariyeri ahari z'u Rwanda. Yego, anyuze Katogota kugenda kunyura za Ruvunge gukomeza kugera muri Uvira. Nase uribaza ko umuturage atekanye? So gutinda nibyo ndibona gusubiza ku gutinda kw'intambara. Yego, byanga byakunda ingaruka zigira ku muturage. Even n'abasirikare barazigira, kuko ntago uzambwira ko M23 nayo ubwayo iryohe n'abasirikare bayo baryohe no guhora bari muri ahantu hamwe. Umusirikare umaze nk'amezi 8 mu misozi ya Uvira, ntago ntekeza ko nawe yishimye. Ashobora kuba yishimye ariko nta yandi mahitamo afite. Ariko umubwiye ngo advancing agafata akajya muri Uvira, azabasha kugira gute kumva ko hari step cyangwa se hari intambwe yateye? Abo daragwagarara mwe ushobora gutera intambwe ngo ugende, ni ikibazo gikomeye. Reka dusoza twavuga ko umuntu uhagaze Nzibira, ubwo nashaka kuvuga Warikari uhagaze Nzibira ibiri mu kaga, Warikari biri mu kaga. Nose najya Karemi akayakisanga, ubundi bakubwira ukuntu meze. Nzibira izahuza Froya Warikari, bazahura uko mbibona, ngiye kuvuga uko mbibona. Yego, uvuga ngo umuntu uri guca Warikari azagira Karemi, uri guca Nzibira azagira Karemi, bazahura. Yego, bagere Kisangane. Donc ubwo ni canal de communication hagati y'izo forces zose. Kandi bakubwira ko noze ntibarwanaga ejo buri Bunyakiri. Yabe turi bitaka ngo Bunyakiri ngo badute Bunyakiri se mu mashyamba muri pariki bayiteye, ahubwo yanyuraga bigenda, ahubwo se yajyaga hesha ko hino hakiri intambara iyo hirya igera gukora migenda agiye gukatinga Warikari bisigaye ifite iki, yisize hiri irazungurutse. Ariko kuvuga ngo baduteye Warikari ngo nabwo Bunyakiri wigeze wumva se uracyumva bazarendo bakidegemye cyane muri Bunyakiri muri no minsi nyuma yuko M23 yarigeze Nzibira. Uzi ko yarwanaga Nzibira Rwanda za Bunyakiri, uracyumva bazarendo bava Bunyakiri bakaza za Karengo, Kabamba, Bukabare baracyaza. Oya, none se birakwereka iki? Bikwereka ko wibuke ko icyambere yashamburiye abasirikare bari muri Bunyakiri. Yego, ijya kurasa muri headquarters zabo, bamwe banabigenderamo. None se yagiye he? Ejo hazaza ha Fleuve Congo urahabona he? Bazaririmba indirimbo nyine ku mugezi w'Isiyoni kuri Fleuve Congo. Sibyo ushaka kuririmba ibyishimo y'Uwiteka, indirimbo y'Uwiteka ku mugezi, uvuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo, komeza rwose ukwaje gukora bitangaza mu gihugu cyacu. Turekera aho ngaho nibyo. Ntabwo rero kuririmba Karimbo ni keza. Abo kumera z'isi bose babonye agakiza kawe, bati koko u Rwanda rufite Imana. Ubwo tuzavuga Kongo bazayigerageza kuyihuza n'iyo Kongo itajengwa na nani vijana, Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kuba twandikiye banditse